ese birashoboka yuko umwana w'umukobwa ashobora kwibana ari mutoya agakura adasambana, atari ikirara, atari indaya, atari umusinzi? Tureke gushiduka, ureke kugira ryo kuvuga ngo ndashaka kuba nka runaka kandi uko nta bushobozi ubifitiye. Hari ikigabo gifite kiri bugushukishe inoti ya 5, uzayanga? Mbwira nawe wayanga? Njya ku muturanyi nta nkweto mfite zo kujya ku ishuri, ndaziba ndazambara, ngeze mu nzira ziracika. Hayi bene data, ndabaramukije amahoro y'Imana ganze. Ni Gisele Murekatete kuri YouTube Mugi Rwanda, YouTube channel yanjye kandi yanyu. Nagarutse rero, nagarutse nkuko nabibasezeranije ko tuzajya tuganira ibintu byinshi bitandukanye, tuzajya tugira ibiganiro bitandukanye, tuzajya tujya n'inyigisho, cyane cyane inyigisho y'iyobokamana, kandi tuzajya tujya n'impuguro zitandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye iki? Nabateguriye ikiganiro kijyanye, navuga se ngo ni umuco, ni muri teme y'umuco, ni muri teme ijyanye n'umuco, ariko turaganira ku buzima bw'umwana w'umukobwa wirera, turebe ingaruka ahura nazo. Ese birakwiye ko umwana w'umukobwa ingaruka ahura nazo ni byiza ahura nabyo, akamaro ko kwirera cyangwa se ibyago byo kwirera? Tuganire, turebere hamwe. Ese umwana w'umukobwa wirera ashobora kuba afite umuco mwiza, umuco gakondo, umuco wa kinyarwanda? Ashobora kuba ari umukobwa ushimwa n'abantu? Ashobora kuba ari umukobwa w'intangarugero kandi yirera, nta babyeyi abana nabo, ataha mu nzu ya wenyine, ibintu byose ari bubyimenyera? Uhawe ikaze rero, uhawe ikaze. Kora subscribe, ukore comment, ukore like, ukore share kuri YouTube channel yacu Mugi Rwanda. Murakoze cyane. Rero nkuko bisanzwe ni nge nyine Gisele tugiye kuganira. Impamvu natekereje kino kintu cyo kugana ku mwana w'umukobwa wirera, wibana, wabaye imfubyi, nababwiye yuko rimwe na rimwe sometimes nzajya mbaho urugero kandi nitangeho urugero. Ndabizi neza ko ndi umukobwa cyangwa se ndi umuntu w'igitsina gore uzwi n'abantu batari bakeya cyane mu gisate cya gikristo, ikindi no mu kindi gisate, mu bundi buzima busanzwe. Ndabizi ko rwose inzwi n'abantu batari bakeya. Rero nitangaho urugero biragufasha kandi nanjye biramfasha, kuko nkuko nabasezeranije ntago nzajya ntanga ubuhamya ngo njye kuvuga ubw'abandi. Mva ndashima Imana yampaye ubuhamya pe, yampaye ubuhamya, yancishije muri byinshi, ku buryo mfite icyo kuvuga, mfite icyo kubwira abakobwa, mfite icyo kubwira abamama, mfite icyo kubwira imfubyi, mfite icyo kubwira abapfakazi. Ni ukuri pe, ndi ubuhamya bugenda. Rero reka turebe ku mwana w'umukobwa wireza akiri umwana, ibyo ahura nabyo bigoye. Nibana ngombwa nzabazanira n'abandi bantu, nzazana ababyeyi batuganirize, nzazana abakobwa, nzazana abana birera, batubwire, hanyuma twumve icyo twakora. Bizwiho cyane, nanjye nakuze ndi umwana w'umukobwa, imyaka myinshi yo kwirera, imyaka myinshi yo kwibana. Buriya ndi umuhamya uko icyo navuga cyaba gifite 98 cyangwa se 99% by'uko ibyo ndi kuvuga ari ukuri, kuruta uko njyewe navuga ibya runaka nabwiwe, ibya runaka numvishe. Ariko turagiye kureba ku mwana w'umukobwa wirera. Bimenyere ko ngo umwana w'umukobwa wirera ngo aba ari ikirara, ngo aba ari indaya, aba ari akasamutwe, aba ari wa mukobwa uvugira hejuru, hari wa mukobwa udafite umuco. Ibyo nibyo tuzi. Reka mbabwire, natangiye kwirera ndi umwana mutoya, muto cyane pe, muto cyane, abantu barabizi. Ngira ngo natangiye kwirera nkodesha inzu, icyo gihe nayikodeshaga 5,000. 5,000.
mbana na murumuna wanjye nta kintu na kimwe dushingiyeho kandi ari njye mukuru. Ariko bimwe mu ngaruka umuntu agenda ahura nazo cyangwa se mu bintu bimukomeretsa ni amagambo y'abantu. Uzateraho comment umbwire ko ibyo mvuga atari ukuri. Abantu bavuga bariya abana b'imfubyi bazaba indaya, ntabwo umwaka uzarangira, mu nzu bazinjiza abagabo, amagambo akaba menshi. Noneho hakabaho n'abapapa badafite umuco. Iki ni nkivuga mana yanjye, nimba aho ndi bubeshye muri iki kiganiro muzanyomoze. Hakabaho n'abapapa badafite umuco, akubeshya ko agukunda kandi nta rukundo afite, akubeshya ko agufitiye impuhwe kandi ntazo afite, ahubwo afite umwuka mubi tagete yo kwandagaza. Malezi make twebwe twakuriye mu biganza by'Imana. Yesu yabaye muri twe. Mana yanjye, my dear, Imana yanyiyeretse ndi umwana mutoya cyane, mfite nk'imyaka 6. Imyaka 6 nibwo Imana yatangiye kujya inkoresha. Yo ngira ngo iyo bitaba muri icyo gihe ngo Imana yitiza insange inkoreshe, ntabwo nzahomba ndi. Njya mbitekereza nkumva nashima Imana birenze, nkumva mbuza amagambo yo kuvuga, nkumva mbuze icyo gukora, ariko hashimwe Yesu wenyine gusa. Buriya reka mbabwire, Bibiliya ijya kuvuga ngo ni se w'imfubyi ni umugabo w'abapfakazi. Yesu yarazi ububabare imfubyi zihura nabwo. Yesu yarazi agahinda imfubyi zihura nako. Yesu yarazi abagabo, Bibiliya ivuga ngo abantu b'abapfapfa, abagabo b'ibipfapfa, abasore b'ibipfapfa badafite urukundo, badafite umuco, abamama batagira urukundo, batagira umuco. Abo bana b'abakobwa bajya bahura n'abantu bameze gutyo bashukana. Reka mbabwire, hari umumama umwe Mana yanjye yigize kunshuka, ariko asanga Yesu yacanye amaso kuri njye. Yigize kumbwira ngo dore ngo nk'ubu ngubu ngo wowe ngo ntabwo wakagombye kuba nta mafaranga yo kwishyura inzu ufite, ngo wakagombye kujya ufata laptop yawe ngo ukajya nko muri hoteli nziza ngo ukicaramwo ngo ukaba wirebeshwa, ngo wahita ubona ngo umugabo ngo ufite amafaranga, ngo areke nk'umunyamahanga, ngo ukamukura amafaranga, ngo ubu ngubu ukodesha etaje bikini. Ndamureba ndamubwira, we ku mutima ariko uri umumama w'umupfapfa. Icyo nakoze ni iki? Njyewe buriya kuri njyewe numva nagira inshuti nkeya niyo nagira ebyiri ariko z'umumaro. Rero bimwe mu bana b'imfubyi bahura nabyo b'abakobwa bibi bitari byiza ni amagambo, kubajomba amagambo. Ayo magambo aragenda agahinduka nk'umutongero, akaba nk'umutongero. Iyo udafite Yesu, iyo udafite Imana nk'umucunguzi wawe, ya magambo araza arakugarukira, ugasanga ibyo bakuvuga n'ibyo ukoze. Twebwe twibanye, urumva twibanye nta kintu na kimwe dufite. Nzagenda mbaho ubuhamya ho gahoro uburyo twabayeho, mbabwira nabigenjeje gutya, ariko ndashaka kubabwira ngo ese birashoboka yuko umwana w'umukobwa ashobora kwibana ari mutoya agakura adasambana, atari ikirara, atari indaya, atari umusinzi, kandi yitwara mu buzima bwa gikobwa? Birashoboka? Uze kumbwira nimba bishoboka. Ariko ngenda kubwiye ngo birashoboka. Kuko nibanye ndi mutoya, mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, birashoboka 100%. Ngenda ubuhamya bugenda. Ibi ndi kuvuga mu rumuna wanjye yabaye umudamu, ni umumama w'abana 2, musaza wanjye ni umugabo w'abana 5, kandi abo bose ni bato kuri njyewe, ariko birashoboka. Ingaruka rero umuntu ahura nazo ni izihe? Ni ya mitego rero saza. Ni cya gihe wabuze ibyo kurya, cya gihe wabuze ubwishyu bw'inzu. Eske mbwira nawe wabigenza uti? Wabyitwaramo uti? Njyewe icyo nakoraga, nahitaga afata amasengesho nkajya mu ijambo nkavuga, Yesu waravuze ngo
uri se w'imfubyi. Yesu waravuze ngo uzagaburira abashonje, waravuze ngo tukwigire kuko uri umugwaneza, waravuze ngo tugutabaze ngo uradutaba. None Yesu ndagutabaje ndinda gukorwa n'isoni nkasengera mu byanditswe. Waravuze ngo ntabwo tuzakorwa n'isoni, waravuze ngo ntabwo tuzamwara, kandi Yesu akabikora. Haleluya. Hano ndazanamo na za haleluya, ndazanamo na za Yesu ashimwe. Urumva ikindi umwana w'umukobwa ahura nacyo nyine cyane n'ayo magambo ni ukuba wabuze ibiguhaza cyane, wabuze ubwishyu bw'inzu, wabuze imyambaro, wabuze ibyo kurya, kugira ngo ugire imbaraga zo kwigobotora muri icyo gihome, muri ubwo buzima. Ntabwo byoroshye. Nanagusaba wowe papa, wowe mama, wowe ufite ababyeyi bose, ntuzajya usenga, ujye usengera umwana w'imfubyi wibana. Baterwa amacumu y'amagambo, amacumu y'amagambo. Kandi burya reka mbabwire inshuti zanjye, amagambo ni mabi. Uru rurimi nguru ni rubi 100%. Wabuze ibyo kurya. Hari ikigabo gifite ibihumbi 10, hari ikigabo kiri bugushukishe inoti ya 5. Uzayanga? Mbwira nawe wayanga? Ntabwo bishoboka. Ariko umva ikintu ngewe Yesu yankoreye, Mana yanjye, nge na murumuna wanjye twajyaga mu buriri tukaryama. Reka mbabwire, hari igihe nigize kujya gukora kugira ngo nkwereke yuko umwana w'umukobwa hanini niwe wihesha agaciro. Hari umugani umunyarwanda yavuze ngo uwigize agateba yora ivu. Buriya reka nkubwire, ntabwo bakubonamo kuri ivu utigize agatebo. Inshuti yanjye, iyo wigize agatebo yora ivu. Kandi reka mbabwire, umuntu niwe wihesha agaciro. Burya iyo wiyambuye agaciro, isi irakakwambura, abagabo barakwanjama. Ibi ndi kuvuga ndabizi ko papa bazabibona, ndabizi ko mama bazabibona, ndabizi ko abagiye badutega iminsi, ariko Imana irera. Uzi ko murumuna wanjye yakoze ubukwe, yashyingiwe, yasabwe, byose byabaye. Rero iyo wigize agatebo yora ivu, ubukwe urabubura, urasambana, bagutera inda, ukagenda usaba mu muhanda. Njye n'abambwira ati ubuzima ntabwo bakagombye kubamo, wowe ihesha agaciro, kuko iyo wihesha agaciro uragahabwa. Birashoboka ko umwana w'imfubyi ashobora kwirera ari umwana kandi agakura kandi akabaho. Njyewe nababwiye ngo ndi ubuhamya, kandi najya mbaganiriza mukabyumva, nzajya mbanyurizamo mbaho ubuhamya gato. Reka mbabwire akantu gato. Uzi yuko hari igihe ndeka mbabwire ibintu 3 nakoze kandi ndi gutinya kwakira amafaranga y'abagabo. Naremeye ndabikora ndi gutinya umugabo uzanyinjirira muri geto yanjye. Nabikoze ndi gutinya ngo ejo Imana itazabona yuko nayisebeje kuko ndi imfubyi kandi yarambwiye ngo ni papa wanjye. Uzi yuko iyo usabye Imana ngo Mana mpubwenge, irabuguha. Ndatangariza abakobwa bavuga ngo ngo ndi imfubyi, njya mbibona ku ma YouTube y'abandi bantu ngo ndi imfubyi, ngo nta muryango mfite, ngo cyangwa ngo famille yaranyanze, muri mpamvu nambara ubusa, muri mpamvu ndi kirara, muri mpamvu ndi indaya. Ugahanda akazi ukavuga amagambo ataguhesheje icyubahiro. Umwana w'umukobwa ejo uzabyara ahungu nakobwa, ejo abana bawe bazagukurikira, ahubwo urapfuka mu gatakamba ukabwira uti Imana mu ubwenge. Reka mbabwire ibintu 2 Imana yigize kunyoboramwo. Icyambere nigize kwiga gufurira abantu. Nkajya mfata utuvuta twa vaseline nkapfundika mu gashashi, nkajya gushaka abantu ndi bufurire. Nta muntu nabaganzi, nkagenda nkakomanga nko mu gipangu ndashaka kugufurira. Kandi wibuke ko ngewe ndi mu ishuri ndi no kwiga, kuko nge mu cyumweru nigagamo 3, murumuna wanjye akigamo 3. Urumva? Noneho nkagenda ngafura imyenda y'ahantu neza, narangiza nkarindira ko yuma, nkayizinga, narangiza bakama 1,000 cyanjye. Cya 1,000 nkagenda nkamenya ibyo ndi buhahe, ndi buteke, turarya icyumweru. Abantu bari bunkurikire
barabizi neza yuko ngewe mvuga ibyabaye, ntago njya mvuga ibyo ndimwo muri icyo gihe. Kandi reka nkubwire, Imana yampaye impano yo guseka, no mu bibazo ngaseka ntihagire ubimenya. Harya ubwo sinari imfubyi, nari umwana muto w'ibana, no mu kigo ho nize barabizi. Ikindi gihe barabizi ko nigeze kujya kubwira directeur ngo nsabira professeur bajye bangura ifu y'igikoma, nkemera nkabyuka mu gitondo kare nkajya Nyabugogo nkagura amasaka, nkaza nkayaronga nkayanika, nyuma ya saa sita nkajya mu ishuri kwiga, nkava ku ishuri nirukanka nkahita nyashira mu mfuka, nkahita njya ku cyuma nkayashesha, nkahita nyashyira mu mashashi, nkazenguruka nyacuruza, nkamenya ko ejo mu gitondo nzashyira abarimu ku ishuri. Ubwo n'ubwenge Imana igwaye wemeye ko iguha ubwenge. Ikindi kintu nigize gukora, na ahantu nakodeshaga bari bafite intoki, bafite imirima, nkajya ndeba ukuntu bafite ibintu byose, ndagenda mbwira nyiri gipangu, ndabwira se wazamaye nkakubagara ibishyimbo. Kandi mu by'ukuri reka babwize ukuri, sinzi n'ukuntu bafata isuka, ariko bwa buzima gutinya baba nafite, nge nakuze nkundwa n'abadirecteur by the way, ndabizi yuko abanyeshuri bazabibona, bo twiganye, ndabizi ko abaprofesseur banyigishe bazabibona, bazatere comment muzabibona. Noneho mbwira uwo musaza anyereka umurima mu rutoki, ati ngaho genda uzabagara ibishyimbo. Ndagenda ndabagara, uko nkubise igishyimbo kikaranduka, mbona umurima ngugejeje hagati nawe uranduye, ndangije mbyicaramwo ndarira. Wa musaza arazamagara hejuru, sinamenye ko yamagaze hejuru, ndarira, ndavuga Mana waduhaye ibyo kurya ko n'ibishyimbo by'abandi biranduye. Umusaza arandeba, disi we Imana imuruhiruko ridashira. Arangije aragenda, ndi kubivuga bitarumva amarira aje. Aragenda dutemera igitoki araduha. Urumva, ndi gushaka kuvuga ko bishoboka ko umwana ashobora kwirera w'umukobwa kandi akagera ejo he hakaba heza, akagira ubuhamya bwiza, kandi akaba n'umuntu ukomeye, akazava nk'umumama mwiza, akazava nk'umukobwa mwiza. Ese murabona ndi umukobwa mubi? Muze kumbwira, murabona ndi umukobwa mubi? Kandi ufite ibitekerezo, kandi ujya inama, ejo hawe hazaza ugatangira ugafasha abantu. Ikindi gihe ni igihe nafashe amazi nshyiramo umunyu. Icyo gihe twatekaga ku kintu bitaga ni resho. Twari dufite ifu, duteka ubugari, ndavuga ati nta kundi, ndavuga ati aya mazi arimo umunyu, tujya dufata ubugari dukoze mu mazi turye. Nkajya mushukani, nuziko kera ariko mama, kandi mama se ngiye muzikera ibyo ndabizi, aho nuziko kera ariko mama yajyaga agaburira utwana tw'uduhinja, ariko yajyaga tugaburira umwana akarya. Ndibuka igihe kimwe yatuze ndavuga ese bigenze gute, ngo ndahaze. Rero uwo nguwo mbabwira, ubu ni umugore ubyaye kabiri, ufite umugabo, kandi mu by'ukuri ntabwo muri umurangi yigize yishingira. Oya, ntabwo yigize yishingira, yagiye neza. Ntabwo yarezwe se n'umwana w'umukobwa mutoya, kandi uwo mwana w'umukobwa we ntakiri umukobwa. Rero birashoboka. Ngaho mbwira nawe, mi igitekerezo, urumva bishoboka cyane bishoboka? Urumva Gisele ari kubeshya cyangwa ari kuvugisha ukuri? Nimba mu bakobwa 50 cyangwa abakobwa 100, wambwira ko nta bakobwa barimo bireze kandi bageze ku rwego rushimishije? Ubu ngubu urwego ngezemo, ntabwo ndi umukobwa wo kujya gufurira amafaranga, ahubwo ngiye baraza bakamfurira. Ntabwo ndi umukobwa wo kujya gusaba guhinga, ahubwo ngenda hingisha. Kandi ibi mbabwira ni ukuri, I swear to God, nibyo. Ndashaka rero nkuko nababwiye ngo hano tuzatuzana ibintu, inyigisho z'umuco, tuzane abakuru, tuzane abafite inararibonye batuganirize. Ndashaka mutere comment, mumbwire. Aka ni agace gatoya mvuzeho, kuko ni umuco, ni ikintu kirekire cyane, kandi mu by'ukuri pe ndahamanya n'umutima wanjye ko uretse Imana ikakwigisha, uretse Imana ikakuyobora, tureke gushiduka, ureke kugira ryo kuvuga ngo ndashaka kuba nka runaka kandi uko nta bushobozi ubifitiye, ndashaka kwitwara nka runaka kandi uko nta bushobozi ubifitiye. Imana ishaka kuyiha umwanya, yo ikajya guhitiramo iby'ingenzi.
Yesu ashimwe. Navuze ngo mu biganiro hazajya hazamwe Yesu ashimwe nyinshi, haleluya nyinshi, kuko n'umuco nyine n'ubukristo burazamwo tu mujye mwihangana. Birashoboka ko umukobwa wirera ukemera ukaburara none ejo ukabwirirwa ariko ninjoro ukarya. Birashoboka yuko ushobora ku mukobwa wirera umva mubwire, uzi ko nigeze kujya ku ishuri Mana afite bamya ko nzajya mbanyurizamo gake gake nibye inkweto umuturanyi niwe ndasetse nigize kubyuka ari mu gitondo njya ku muturanyi nta nkweto mfite zo kujya ku ishuri, ndaziba ndazambara, ngeze mu nzira ziracika, ndicara mu nzira ndarira, hatambuka umuntu w'umupapa mufata amapantaro ndamubwira ati inkweto z'abandi nazibye zacitse kandi ngiye ku ishuri kandi nakoraga urugendo runini rwo kugenda n'amaguru. Umupapa arazindodeshereza, nimugoroba ngiye gutira inkweto nsanga umukobwa amenye ko ari njye wazibye. Mana aranuka ariko ndagenda ndavuga ati Mana iki kintu ntikizongere kumbaho ukundi. Mwari muzi ko ubu ngubu ngewe mbari inkweto mfite bikandenga kandi cyagiye narazibaga. Ese ko ntagiye kuzisambanira, ese ko ntagiye kwiyandarika? Murabize muraza guteraho comment n'abandi muraza kuvuga umubare w'inkweto mfite, nanjye ubwanjye ntabwo nzizi. Ariko iyo wemeye Imana ikakuyobora ikaba umubyeyi nk'uko ibitubwira ngo ndi se w'imfubyi, reka nkubwire inshuti mwene data, nimba utanakijijwe, nimba utarakira nka Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uhereye none uvuga uti Yesu numvishe ikiganiro cya Gisele, none ndashaka umbere papa, ndashaka ubwenge, ndashaka ibitekerezo, dore mfite imico itari myiza, umuco wanjye ntabwo ari mwiza, imyambarire yanjye ntabwo ari myiza, imivugire yanjye ntabwo ari myiza, dore muri quartier barande bakabona ndi igishubaziko, harya babyita igishubaziko sinzi ukuntu babyita, abakobwa bagenzi banye barandeba bakantinya, abamama barande bakantinya. None Yesu ndakwingize mu bwenge mu gitekerezo, n'ukuri kwiyo mu ijuru, Imana izakugirira neza. Bene data ubutanzajye ngenda nyine uko tugiye kugana ikiganiro cyo ku muco tuganire, ariko birashoboka yuko ushobora kwirera kandi ukaba umukobwa mwiza kandi ukabaho neza. Erega burya reka nkubwire, nubwo waca mu bikomeye ariko ejo uzaca mu byiza. Imana ishimwe. Ngiye urwego ngezeho ntabwo ari urwego rwo gufurira abantu, ngiye baramfurira, ntabwo ari urwego rwo kujya guhinga reka ahubwo ngiye mfite abantu bampingira. Urwego ngezeho ntabwo ari urwego rwo kuburara, ntabwo ari urwego rwo kuburara, ntabwo ari urwego rwo kubwirirwa, ntabwo ari urwego rwo kuvuga ngo ese ngo umuntu ngo yatekereza ngo bari abana reka tubashyire ibyo kurya, ahubwo nanjye ndabitanga. Yesu ashimwe. Rero mwene data ndashaka kugutangariza ko waba uri umugore ntuzashuka umukobwa ngo jya muri izi ngeso, waba uri umupapa ntuzavuga ngo uyu mwana ngo ndamuprofise kuko nta kintu afite, waba uri umusore ntuzavuga ngo ndamuprofise kuko nta kintu afite. Menya yuko Imana yo wemeye ikakuyobora, yo wemeye ikakubera umuyobozi, ibyose birashoboka biremera. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Dutange comment, dutange like, dutange share kuri iyo nkunganye bakeneyeho, mumbwire bimeze gute. Ese biraryoshye kino kiganiro tuzagikomeze? Nimba biryoshye mumenyeshe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.